singa we amakuru se mwana cyane sawa shaka kantu rero kararyoshye oya kakana mubwishije ukuri mu bintu bikashimije umva akantu karakaze sinakambere we ako nawe utekereza akantu natwe barakore twinywera irije akorare mwa ako nawe musigaye mutwika umva akantu nta n'umuntu ubizi ko nta n'umuntu ubizi ko nkawe ariko ni kwibanga ariko umutima nyine ukabona icyo ushaka wese shaho ako tuntu turimo turanakenewe ega na yese yafunguye umuvinyo yarawutubuye rwose akantu karimo isukari karimo ubuki naho ubundi ka jinja tukiri aho katwigiye ku kiganiro cyatumye guhamagara ngambwira rero sasa ahubwo nari nagoswe kari kanyuma hari igihe mureba nkibaza uri ikibwa reka ngewe karake mbi ikibwa se karake se mbaye ikibwa ariko si ukora kandi ukomeza gukora ashobora kwihangana umuntu nkawe uzi ukuntu urimbana n'ibyana byiza buri munsi nuhora uvuga ngo urashaka kuzarya kamariza ntahoze iyo kiririmba cyane niyo kiririmba mba numva neza umva wowe iriya myenda uzayifata uyijyane mu rugo mu rugo iwawe mu cyumba ndetse ntuzayinishyire no hafi wowe uzamubwira ati ngwino ufate imyenda ujye kuririmba bakunda kuririmba icyo kintu cyose akuzi kaho kantu kaba ariko kandi yaza ari yakurikiye urumva yaza ari yakurikiye akazi kagakorwa ntiyanatekereza ko iki kintu wanagitekereza ko wagikora narinje ariko nubwo natinze sori nta kibazo ntabwo wakererewe cyane kabisa nabanje gukora uturimo nyine two mu rugo ariko nyine nari nsoje ndavuga reka nsimbuke nze mfate twatuntu duke za uniforme uniforme se none ubwo ari ngombwa kuza ari two uje gufata gusa ari ngombwa so ufite umwanya se oya nta mwanya afite kubera ko nabwiye mu rugo ko ndi buhite nza hari utuntu ngiye gufata ntari butinze kandi urabona ko n'amasaha yagiye waretse se nyine mubwire rumva uranyine nubwo turirimbana ariko nyine hari ukuntu ubona nyine nkumva tu ntazi mbona gute nyine mubona muri korari ibintu nk'ibyo nkumva hari utuntu yifuje utuye wifuza twakwihengeka nyine twihengeka ego mana ese akubabarire ibyo bintu bivuga dirije nawe kweri ntabwo ari ubwa mbere ntabwo ari ubwa mbere ariko se nshobora kuzongera gusubira narahiriye imana ko ngiye kuzayikorera gusa reka kunkoraho oya reka kunkoraho ariko se kuko numva wanyibeshyeho ngende dirije mbwira sibyo nako ni kamariza ahubwo nuko yaranyendesha nakomeze neza pe sibyo oya rwose mbabarira mu buryo bw'umwuka dushashanye kandi ahantu hose agomba hari rwose ntagire ikibi tuhakorera ari ikibi ntabwo cyaba kuri wowe gusa nanjye kanjye cyangwa sibyo dushaka uburyo tugikumira ese twaretse hari icyo biri butware uko ndebera nawe nzi ubwa mbere ubikora bwapfuye reka kunkoraho mva nyine mubwire kamariza kamari mbwira sibyo se turirimbana nyine turaririmbana sibyo urumva si mama wawe yabifata umuyobozi wawe sibyo shoboye tukabikora jewe rwose nifitiye ubwoba nyine twese urabizi turaririmbana ibyo ngibyo byihurire ibya mama byo sibyo byihurire asa ari hanze ariko mama ari hanze ntabwo ari umva nyine mubwire kamari sibyo umva nyine kamari mubwire sibyo babarira tubikore kandi mama ntabwo ari bubyumve urumva ntabwo ari bumenye umva nyine cyangwa mvuze induru mvuge ko ari wowe ugiye kumfata mbivuge nsakuze oya
oya nanone mama ari hanze hari n'abandi bantu bari kumwe hanze ngewe ntubyanga sibyo okay shawaretse yego ntubyemeye basi se ni turi bubikorere kanzi ndakwereka ubanza ubinyemerere ubinyemereye nta kibazo ndemeye sawa sawa turabisengera birejejwe sibyo ntabwo ntugire ikibazo rwose sibyo okay sibyo nta kibazo na keza rineke Nelson Ayira bize kuri ndisore muri karare tuba ariko nawe umuresheje aya nta kibazo ariko ihangane sibyo ntugire ikibazo kandi ntabwo ari wowe wenyine sibyo turi twembi se ndi umuyobozi cyangwa ndemeye kubikora ndi umuyobozi gusa urumva ikibazo cy'abakiriya nabyo tugiye reka tubikoze Shira makuru se basa neza cyagiye se byane basa bite genda Nelson byari biryoshye se Nelson nsanze iki shaka kujya muri korari ntabwo byakunze neza namaze kumva ko uri hano cyajya nkamagara umbwira ko uri hano nahise nishima sheri okay byiza ntabwo ariko icyo ukunda kunyandikira cyane kwandikira sarange ntaba n'amayinite muto cyangwa umwanya ako urabizi ni ku mutima sibyo ku minsi yashize wagiye kunyandikira mu gitondo ukanyandikira nijoro saa sita mbaza niba nariye naryamye none ubu se ntabwo kirya igisigaye rinda mbikwibwirira ntabwo kirya se ese ko utabimbajije iyo utabimbajije nyine ibiryo birambihira ku buryo biragasa barambeshya ni ukuri ntabwo bibeshya wabiriye wowe ndakubuza urabitikura urambeshya ndabyamwumva birananiye mbwira ko nanone ko utari wananuka kandi mbona warabyibushye kurenza wabibonye warabyibushye kabisa nyine shiri ufite surprise surprise igenda ite nikubwira cyane kubwira mu cyumba mu cyumba surprise mu cyumba icyumba kuri ku cyumba vuba bimeze bite kuri ku kiwe ko numva urimo ukibwiriza bimeze bite ni surprise surprise ni kujya mu cyumba cyangwa hari surprise uri bumare mu cyumba twumva surprise nshaka kuyigukorera mu cyumba mu cyumba ibyo byambera byiza nta kibazo nise wayimbwiye bidakomeye mu cyumba nta kibazo niyo ushaka gukora kumbwira cyangwa n'ibyumba ariko iy'ingenzi cyane cyane niyo kukubwira kumbwira ngombwa mu cyumba gusa nyine ubaye utanabikunze nta kibazo nayikubwirira na hano mbese niba nta kibazo sheri kama urankunda subiza ni sheri ntabwo uri bunyange hanga gute kubera iki uri kumbwira gutyo ni wa munsi hari icyabaye ryari amazi nza kugutira uniform yo gufata hano uniform tugakora bya bindi si icyabaye se sibyo twakoze hari ikindi nyine hari ikindi cyabyaye habaye iki bwira banza nsezeranye ko utari bunyange oya ese cyabaye cyose cyatuma mwanga kiba ari iki wabimbwire nyuma numva ibyo ari byo sibyo ni sheri cyagiye wanteye inda biki maze amezi abiri nabona imihango
nagiye kwa muganga barambwira ngo ndatwite kandi nta wundi muntu twabona usibye wowe. ko ntari kubyumva neza. Njyewe dirije wa korari. Nanjye w'umuririmbyi. Njye dirije wa korari nawe w'umuririmbyi. Twateranye inda. Cya bindi twakoze. Subyibuka se ko twari. Ese uri seriye cyangwa ni kugira ngo uko ndi buvuge? Ndakomeje pe. Njyewe naguteye inda. Njye dirije wa korari ngutera inda. Imva tuzagera nayo. Iyi ndabihakanye. Uzagere wenyine. Haba uzagereyo amahoro. Sawa. Uzagereyo amahoro. Umva nkubwire. Ndakubwiza ukuri. Uzambura. Kandi aho se mubonye gake na n'ubu ndakubona. Na n'ubu ndakubona. Papa. Nse Kamari bi kutugendereye muri aya masaha. Aya mudugu naje. Wihangane kuba wicaye hasi ntago. Oya nta kibazo niho nashakaga. Mudugu gusa nge narinzanye ikibazo pe. Iriya mbwa. Karaki. Karaki umuhungu wa Mariyamu. Uwo. Ese yakugeza ate ko nzi ko ari umwana ni ugiye gutuma nangara ku gazi. Bayiboni iririmbisha wagira ngo n'umuntu muzima kumbe n'umutwa wigendera imesi. Ese Kamariza umuririmbyi utangiye gutukana na dirije wa korari simeruka muririmba muri korari mwese. Yagize ry'abaneye inda. None marayihakana mudugu mfasha wenda mumufunga nemwe mufunga umwaka cyangwa imyaka 2 nge byamfasha. Kamari. Kumva uko gereza imera. Kamari. Ubuyobozi tuberaho gukemura ibibazo. Ariko ntabwo dufata umuntu gutyo gusa ngo tumufunge. Kamari. Karaki ukuntu tumuzi mu mudugudu. Nawe ukuntu dusanzwe tukuzi nubwo wagiye kwiyorobeka mu barokore. Wasanga rero wamushinze. Ni wowe wamushinze nta rwose pe. None rero wiza kunyongerera ibibazo. Nta stress nkeneye. Zibyo bibazo byawe witeye. Niba ari nawe wayiguteye ugende mu bivugane. Nge nibereye mu bibazo by'ubwubatsi ahubwo haguruka. Mudugu nukunya. Haguruka. Genda bice. Haguruka. Genda haguruka. Shamusi muri abana babi. Abana babi gute? Wowe na Karaki ibintu mwankoze. Ibikitse? Zagenda wasamye wangize umbwire ngo ugiye ngo na Karaki ibyo twagukoze. Haba wumva ahubwo ugira ubwenge. Uzajya unshyira muri ibyo byanyu. Kare. Ndumwere. Ibyacu bihe ko nta kintu nakubwiye. Ko nta kintu rigeze nkubwira ni ibihe byacu. Wigeze mva nkubwira ikibazo mfite. Mugani ngakimbwe wasanga mugani ndihuruje. Mbwira. Shamba nkubwira. Nta nicyo nkubwiye. Gusa umenye ko muri abana babi kandi muri n'abagome. Kandi uzamubwire ngo inda ntwite. Nzayibyara. Kandi nta nubwo azigera namenya umwana ngo ari he. Mudugudu singa ibiri yankoreye. Singa ibiri byo nawe mubwiye oroshye. Gusa mumenye ko burya atari buno. Bira byose banyereka ko umwana mwiza ngariyo ngo si wamusanze se nyine. Naramubonye kandi nta n'ikindi nkimukeneyeho. Ikindi kandi aho nzajya nce ntugashake no kuharira kuko mu buzima ari wazanira kamere mbi nanjye nkakora ikintu kibi. Ariko wagira ngo nige wayiguteye. Kandi munsi nta ruhara wabigizemo. Yewe gute ndugiramo gute kwa nakubwiye ngo ariyo ngo n'imyenda yiteye ipasi. Jewe hari ikindi nigeze mvuga. Mbabarira Kamari mbabarira. Urabizi urushye. Ubundi se shaho
ewe nabura abandi azajya ubundi se uraramira iki tayari bitawe agashinzi Yesu we Yesu akubabarire. ide Yesu ninde mu burayi ufite Ese ubwo noneho wigize ibiki? ibyo si byo birakureba wirirwa watangaje ahantu hose mugabo yanjye yagufashe ku ngufu yagufashe gufungura amaguru yagiye gufata ku ngufu utamufungurira amaguru Mba mbona nararenganye. wararenganye Umuhisi n'umugenzi ngahimbwa n'ipusi amanye nawe nacumura. wacumuzwa n'iki urajya hegaruka hano wenda avuga ukagenda ako irebe iyo yawe shishishi ibyo ni ibyo kuvuga uzi ko umeze uri kurutwa n'uri kuruka irebe va hasi ku rukweto rwawe wirebe madamu ndeba hano ndeba uri va hasi ndebe abanza ndebe neza unyitegereje urabona njyewe ndi kategori imwe n'iyawe nawe byakubaho. hello umva nkubwiraga aho ngaho wenda avuga ukagenda byonyine banza wirebe ukuntu banza wirebe ibi ni ibiki ibi ni ibiki nanjye nari mwiza kera shana ntugire ngo nubu urarutwa n'uri kuruka hariya ku musozi siko rasoni ugira sindutse rero nagurutse niko bite byawe Sasha meze neza meze neza nta kibazo sheri uramo ese irambo bo muvugana iki irambo ni ije guturuka hano hari imbobo yinjira hano nkaba ntayizi ngo iki hari imbobo yinjira hano aho nkajya bigeranye n'inyinshi nk'ibyo mbere kuvuga utari kunyuma ntabwo ndi kumenya ngo ni ibiki ntabwo kabisa unuva ko Kamariza umukobwa mwiza kundusha utamuzi Kamariza ni umuntu usanzwe nyine uraho to Kamariza ni umuntu usanzwe shiri ugira ikibazo sibyo nta kibazo njye nkeneye kumenya mama uri gupanga ibiki ko avuye gukora iki yaraje kureba mama wawe yaraje kureba wowe Kamariza turaririmbana sibyo Kamariza turaririmbana aba yaje mu bintu bijyanye n'umurimo duhuriyemo kendi dije akorari hari ikindi se nta kindi kabisa sibyo nituri mu munsi w'amateraniro nituri mu munsi wo kurepeta mwari muje guhura oya none se ko yaje hano mu rugo hano ni iwanjye hano ni mu rugo kwa mama noneho waramufashe uramunsimbuza wamweretse yaje hano bisanzwe genda gake wamweretse mama waramusimbuje subiza ibyo ndi kukubaza ntabwo ndi kuvuga vuga igisho kugira ngo ukunde unyumve yaje hano mu rugo bisanzwe sibyo kimwe nuko n'undi wese yaza sibyo urishira wanjye n'abandi barabizi mama arabizi buri wese arabizi ntabwo nshobora kubyumva ni ngo murarepeta nango n'umugo none reka nkubaze yego ibintu yirirwa yenda kwirakwisa hano tuveho nta kintu biziho shire ubundi rurano urugari kunsiga ni urugari kunsiga shire ntabwo umva rero mbwira musore ako shire mubwira sibyo ntugire kunkora babare ntugire kunkora ntabwo uzafata izo ntoki zanduye ukuye kuri iriya mayibobo uze kuzimuza reka uza amavuta nisi gukunagura ariko nawe gireka gukomeza ibintu ese ko wavuye ese wavuye hanga ni ikibazo usazi mutwe hara ko wavuye hanga urumva ari ikibazo ata cyangwa gutwiki kidaki ntabwo gutwiki ntundakaze inda siri ifoto yaje iri ifoto naje iri ifoto iri ifoto yanjye yirirwa ngo ari isugi ngo niwe mwaryamo kandi ngura umudirija ari isugi yego dirija we ubwo nyine ubwo wasanga ari umwuka wera burayatwise niba ari umuririmbyi se akaba yaratwise ubwo uri Yesu nawe akaba Bikira Mariya rero kugira nese ntabwo giye cyo nzi cyo ntanda mfitanye nawe sibyo ntabwo giye namuteye inda urumva ntabwo namuteye inda ntabwo tugiye kuvuga ari kimwe handi uri kwigira umusozi ubusa nyine shiri genda gukunda urabizi sibyo nabyo nongeye kunkora asigo haretse shiri nongeye kumbamba inshuti yanjye nongeye kunkora babarira shiri urushye ibintu noroshye ibintu ujya kumujya hagati y'amaguru wari ubuyobero ko ibi bintu bizakomera kugira ngo shiri wakoresha ibintu ese wumva ntaguhagije ku buryo ushobora gutinyuka ukaje none aplisi ifatangiye gukomparanya n'iriya mbobo yo ku muhanda nese shiri basi ntabwo nyizera ngiye ko mubwira ibintu ntunyumve ukumva ibya Kamariza nanjye ugomba kumva ninde kuki wumva Kamariza kurenza agiye ngiye dukundana ntabwo ushobora kunyizera ukizera Kamariza uriye shiri mbwira
hamagara mu izina ryanjye niba bikunaniye nyine basi uvuge ngo yemu duva no kwitwashira ryawe ntabikwiye kubera ko ushaka kuri kubinyita ubyita n'ubundi n'ijambo yo ku muhanda. Kamariza ni igihe uhari gukwiza mu bantu sibyo njye ntabwo afite inda yanjye sibyo